amakosa wakoze agiye gutuma mu wamara imyaka igera muri 25 hariya biturutse kuri wowe ubwo niyo guteye ihungabana tumuze buryo kwigira abantu inama kugira ngo nuko ufite ibitekerezo niki mabona ubwawe ntago azakubabarira wicara ubizi ujya kumusuka mubeshya nibwo nyine na mama twaraganira babyibuka nicenye mama wawe kuri gerezo babyibuka ibintu twavuganye amagambo twaganira yibuka urikumva ejo bundi wowe uza bikwibutse wantaza muri akazi usanze nifite abantu nishimishiriza abanyikundira ndetse nkorera n'akazi kandi nka professional urazanwa nande na Philipite nakoraga muri Afmax Abanyarwanda burize ngo ushaka ko tuzamenyana tuzawimbona nkubone nk'abagabo twumva n'imitsi ibyo ngi nta kibazo ndabyemera niyo imishyikirano yo magambo yanze tujye mu mishyikirano y'imbaraga usibye ko ni nabwo ari ubucucu kuko nimbyara dufinisha imyaka irenze 2 si guturabana badakwiye gukorera gushaka ubuzima mu bundi buryo ahubwo twajya gushaka ubuzima mu buryo bwo kuza gusebanya ese bimaze iki birakungura iki se wowe ubwawe ntabwo banza ngo urebe n'umuntu yakoresha ikiganiro urebe ni icyo agiye kuvuga gifasha abanyarwanda aza kwegera kwinjye ntago mba naje pe iwe kumvugaho gusa nkigendera ni wowe utumye nza nyine to sibyo kandi birenze ibi ngiyi mushaka tubaza kubikomeza tubisobanura numva na ikintu kimwe nakoze cyangwa umuntu ahemukiye umuzanye ntawe pe ndi nyangamugabo ndagerageza nta muntu udakora ibintu bibi nanjye nkora ibintu bibi ariko ndagerageza ngaruka byanjye ariko ngiye byiza nagerageje gukura ahantu bari bagiye kugukubitira uno mugabo mwabyaranye uwo nguvuga ngo nta mu iyo niba nta mu ex ugira mubyaranye n'igiti erega kugira umugisha ukabyara n'abandi bazabura umugisha babyare ntago uko turi ingumba ntago uko by'ibintu bitarabigeraho nuko Imana bitarabishaka ibyo gihe kigera sibyo uri kumva wowe ku giti cyawe uvuga ibindi bintu tutazi utangiye gukora ibindi bintu warengereye warenze umupaka urimo urakora ibintu bitubaka ntabwo bagombaga kuza kwinagira umutima woroshye izina ry'Imana ndahiye imbere y'Imana ndahiye ku babyeyi ndahiye ku bantu nzi ndahiye ku bavandimwe ndahiye ku bantu bakuru ndahiye ku miryango ntabwo nari kuza imbere hano ngo ngire ikintu mvuga iyo utavuga kuri Queen ya ntabwo ari kubasha kuvuga ariko ibaza ngo uyu ari kunziza iki ngiye napfuye iki nawe ese ntabwo ushobora kumva ko kuki ushobora kuba uri ikibazo muri society ntabwo umuntu wajya ubanza ukamenya niba ujya gukoresha umuntu ikiganiro ukamenya niba ameze neza umuntu azavuga ngo ndakagira igiri yego wenda ashobora kwandika sibyo sinzi ikintu ushingiraho bivuga ariko nanone ku rundi ruhande ngiye murabizi naje nikora projet zanjye za gisirikare nikora ama content manini arayareba umunsi umwe aricara ambwira muranyihangane umunsi nahinduye mood nkunze kuba ndimo nkunze kuvuga nabi iricara amwe ngo reje ngo projet wakoze ngo n'Imana ubwayo izazi guhemba nubwo nta munyamakuru ugeze uvuga neza kuri video bone miliyoni 22 icyo gihe nizo yari ifite ngo ufite miliyoni 23 sibyo ndamubwira ni byose n'umugisha w'Imana ndetse n'abantu twakoranye ntago nabikoze ngiye nyine ntago bira n'ijye byishoboje yo hataba abandi yo hataba team yo hatawe n'itekerezo n'icyanjye ninjye nyiri idea yenda ni mastermind ariko habaye gufatikanya nkuko nawe namufashije akakanya mukaba muri kumubona nkuko nawe na Kiramana yamufashije ntago namufashije ngiye nyine ntago nashyize ikirenge ku buzima bwa Miki cyangwa kuri filime za Miki mani Miki tugihurira ku Gisenyi nabyo reka mbivuge twarahuye turi gukina game twamye nyine twitembera bisanzwe nyuma ya game arambwiye ati reje nabonye uri umuntu nyine uvugisha kuri turi gukina za Troll Day man dore ubuzima bwanjye niberemo n'umunya mbona uri umuntu mwiza njya mbona ukina filime nziza ndagukunda nkurikije n'ibihangano byawe dore ubuzima bwanjye mbayemo dore kino gihe twagize ibyago arabinyereka byose n'ubuzima bari babaye muri covid arabinyereka nyine sinzi ikiganiro nagikoze nyine kuri channel gutyo runaka mbona nyine birambabaje binkoze ku mutima tu ndavuga man Imana izagufasha nanjye niba ari cyo ngufasha nzakigufasha ntabwo